ubwo bose yarambwiye uti noneho wowe banza uyikarisa, urumva? ubwo ndayifata nyine ndabanza ndayikarisa mu ntoki, ndayikarisa ndayambwira uti yigorogore gutya hano ku mutwe hagire cyane, hakarisi cyane, wongere umanuke uyifate yose. umva ndabikora pe, ndabikora rwose. ngo umugabo we niko ari kunkora ku mabuno, niko ari kunkora ku mabere, umva afite umururumba uteye ubwoba, ari kumbwira uti mana we utishata kubera amaribori yawe utunye yatumye mera gutya, uti nkunda amaribori cyane cyane. ariko ubwo umugabo yarambwiye uti tandaraza gutya, ndatandaraza dore ko twenda no kureshya, twese turahagarara turegerana. arambwira uti tega gusiga amavuta aranya hano mu matako, noneho ngenda njya nyishyiramo hano mu matako nkaho ndi kurongora. ahubwo wowe nk'umuntu nanjye nahaye amafaranga, nanjye nakuremeye ikintu uri bumfashe, wowe ujye witatse nyine nzajya nshyiramo hano mu matako witatse, wigirishwe nkaho ndi kubikora. uti nanjye ndajya mbikora meze nkaho ndi kurongora, n'ibyo najya nkubwira byose bijya biba bimeze nkaho ndi kurongora. uti ibyo byose ntibiratuma bimfasha. nagize uti ndakwinginze bimfashe bibe, kubera yuko Chantal utabinkoreye nayo maribori yawe uburyo nayabonye. uti utabinkoreye nanarwara. ambwira ukuntu nyine iyo byagenze gutyo ngo yashyizwe cyane ntarongore, cyangwa byibuze ngo anashaka ukuntu arangiza, umva nkarwara mu nda, ngo akumva ari kubabara bene hano hasi nyine mu kiziba cy'inda. umva arambwira ati ndakwinginze ngo n'amabya nibaye n'amabya nayo ngaramurya, uti mbabarira nyine umfashe ibintu ndi kugusanga ubinkorere. uti kandi nkwibire n'ibanga, uti buriya umunsi wavuze uti ngiye kukiguha, ukavuga uti bosi uyu munsi ndakiguha udogore. umva yarambwiye uti uwo munsi nzaguha amafaranga utarakorera kuva wabaho, uti nzaguha amafaranga menshi. urumva naratandaraje, bose arangije arayifata ayicomeka mu matako yanjye mo hagati gutya, dufatanye nyine yasizeho amavuta menshi, abatangiye kurongora mu matako. urumva bari n'ibintu yakoraga ari kumbwira, yabaga arimo kumbwira Chantal umukobwa mwiza, ngo niko ari kurongora mu matako. uti nakunze amaribori yawe, uri umukobwa mwiza w'amaribori, uti yo ufite igituba kiryoshye, uraryoshye cyane, inkomane yanjye nkaho ari kurongora. ngo tega ngo nishyiremo ubungubu ngo ni iyawe. ugarambwira uti nawe nyine ujya ukora ibintu nyine, kuko yarambwiye nanjye nze gukora ibintu bimufasha kurangiza. ngo nanjye muri ako kanya nyine natangiye kujya nigirishwa nkaho nyine bari kundongora, ndatangira ndabwira uti yego bosi biraryoshye, kirongore ni icyawe, cyumva uburyohe bwacyo. umva ubwo bosi nyine tuguma muri ibyo. ahubwo ikintu cyantongoye se Claudie, wavuze ko umwanya twakoze ibyo bintu bari bameshe itangiye gushyuka byahatari. mbona buriya hari ibintu bishyukwisha abantu batazi shaho, ni ukuri hari ibintu bishyukwisha abantu batazi. ndabyibuka umunsi nagiye gusura sheri wanjye, urumva mani itari muri mudore na gato, arahagarisa biranga. ariko bose akimara gukora ibyo bintu nahise mvuga uti yewe sheri wanjye ibintu yabikoraga nari kuzajya nshyukwa vuba. mani byaragiye birancyukwisha, noneho umushyuko urangica. ariko ndavuga uti nubwo meze nabi ntamuye umugabo namuha n'ururundo, reka byongeyeho ko nyine ari na bose wanjye mfate kugiramo akorukuntu. umva bose yarakomeje arongora mu matako, agira utya ashyira amaboko inyuma gufatira amabuno, ikibuno kimwe ikiganza kimwe gifata ikibuno kimwe, ikindi kiganza gifata ikindi kibuno, ubundi aratazura aravenyura, ubundi akajya arongora mu matako neza uburyo yavugaga neza, wumvaga ari ukurongora. noneho byaragiye bitangira kuvuga kubera amavuta yari yasizemo, bitangira kuvuga ukuntu neza, nkumva ni mu bintu bose yarabikoze neza. ndagenda ndashira byatari kandi uko abikora reka ari kunsomagura bene hano gutya mu gatuza, ambwira uti uraryoshye, ansomagura egumana, akongera akambwira ngo ariko koko Chantal kuko wanyimye ngo wampaye koko pasi iminota ngo nkukire muri rimwe ryonyine ndahita ndangiza. narambwira uti sha bose oya, naramwangiye akomeza ibyo ngibyo, ariko nyine ndamubwira uti wowe humura ubutaha niyo gahunda. bose yarakomeje arongora mu mataka, arambwira uti nibyo bita uti gutyo uri kunkinisha, uti ntabwo ndi kwikinisha gutya n'uri kunkinisha, arabikora. kera kabaye ngiye kubona ukuntu umugabo yarangiriza mpaha mu matako yanjye mo hagati neza, ndashimangira ubona neza, wagira ngo ni kurongora nyine mu gitsina. umugabo amaze kurongora, urumva nahise mu matako yanjye nyine nahise huzuramo ibyo bintu byari nasohoye. umva ndagenda njya mu cyumba
ngeze mu cyumba ndafata umwenda wari uri aho nyine wari uri aho hafi ndabanza ndihanagura numvaga biri kunje na byatari ibintu yari yandangirije hano mu matako ndihanagura Yesu we ngomba kwibaza biriya ni ibiki bose yari ari gukora koko nyine ngomba kubyibazaho ariko sinabitindaho uwo mwanya nahise mani narihanaguye ndugurutse gutya ku bintu nyine ndi kugenda hose mpanaguraho n'ibivuta ndebye ku bintu byanjye mani nari nashyutswe biteye ubwoba ahubwo nabivugaga ntarabibona navugaga ibyo numvaga gusa ukuntu numvaga umubiri ushyushye ariko nari ntarareba ku gitsina nanaze ijisho ndi guhanagura mani nsanga igitsina cyatose mani cyazanye ikintu bita iki ururenda ruteye ubwoba nabishatse byataye nashyutswe imana wenda atekereza ndavuga se ubu ngiye kureba umushari wanjye bigire ni kuko buriya umushari wanjye tuyara reba ino nzu na kadesiteri hano ruguru yacu iyikurikiraho ruguru umushari wanjye atuye urumva ndareba ndavuga se ubu njye kumureba kandi umva uwo munsi nari mbese ko ari mu rugo mana we numva biranze numva neza umushyi ukuranyishe numva mbuze ikintu nkora ibyo byarabaye birarangira bukeye bwaho rero umunsi ukurikiyeho uwo munsi naryamanyeho na papa Kevin umva bukeye bwaho neza umunsi wa kabiri wakurikiye uwo munsi nibwo naryamanye n'uriya bosi wanjye umwana nkorera udushya umugabo nkorera udushya aragiye andongorera mu buriri bwa mahoja ntibaba we umugabo yankoreye udushya umva ko nigenje ndari nari nzi yuko abantu bagufi bagira ibitsina bigufi ampurisi umuntu mugufi ubyibushye mani nari nzi yuko agira agapipi gatoya nyine nawe kagakuri kagufi k'igikuri nyine ariko bose yarantunguye gusa ukuntu byagenze se mu gitondo bwarakeye nyine bategurira ibiryo bisanzwe bose yari ari muri konje y'iminsi ngira ngo 3 niba atari icyumweru bukeye ntegura bisanzwe nyine bya mu gitondo madamu abyukamo n'abana baba babyutse bavugana neza mabuja nyine araza ararya ahita agenda maze kwigira mu kazi ambwira ibyo ndi buteke nyine undi arigendera amaze kugenda ubwo njye n'undi icyo gihe ntabwo naza gukoropa ubundi bose ataza gufata breakfast mba negereje abanza arye ariko nategereje mbona aratinze mbonye atinze atavuga guteka nzi nikorera isuku umunsi nabwo naje nambaye nk'uko bose yari yabimbwije nari nambaye akantu kagufi pe ndaza nkora isuku bisanzwe nkora amasuku muri salo ngiye kubona mbona bose araje nk'umuntu umutima waratinda avuga uti ndapfuye ngira vuba nijya nkabona namwitayeho aransuza shatari waramutse uti ngwino hano yahise ampamagara numva ntariyinjira ngo tuvuganye ahita ampamagara uti ngwino hano numva ndikanze ariko ndaza arambwira uti icara hano tuvugane yicaye ku meza araje arambwira uti ubundi kuki tutajya dusangira ndamubwira uti rero ngiye ibyanjye mba nabiririye hirya ntabwo ari ngombwa kuza hano bose yarambwira uti reka dusangire turatangiye dusangiye icyayi dusangiye ibyo nari namuteguriye akajya ananika urumva arangije arambwira uti rero nk'uko nabikubwiye uti njya nishyura abakobwa bakanyereka ubusa bwabo bafite amaribori tugiye kongera dukora uriya mukino uyu munsi bose akibimbwira ndavuga uti umva nta kibazo wepfa ko utari munsabe ubwo nari nzi yuko uko byagenze ejo ariko n'uyu munsi bigiye kugenda ngiye kuza nkambura ubusa nkareba amaribori yanjye yashyukwa nkamufasha akarangiza bikarangiriraho ariko byarangiye bose ndongoye umva mana yanjye byarangiye ndongoye ubwo nyine yamaze kumbwira gutya ijambwira uti uri tayari tubikore ndambwira uti bose tubikore nta kibazo uti so wabonye ko ntari biryanjye ndambwira uti rwose ntari biryawe uwo mwanya nahise mpaguruka mfungura ijipo nyine urumva gukora namenye uko bigenda ahagurutse mfungura ijipo gishyira hariya nkuramo umupira mushyira hariya ako kanya kubona mbona bose akuyemo igitsina cye mu ipantaro ibaze njye yarambwiye uti vayo ukuremo nyerekera amaribori naragukoreho nyikuramo umugabo akuyemo igitsina cye hano we yibonye mvugo urangije ariko igira nkaho nta gishya mbonye ariko mu mutima mfite icyo mvuga uti ko mbona uyu munsi noneho bisa nkaho byisumbuyeho uyu mugabo ndamucika umugabo akuramo igitsina cye atangira kugikoraho nyine gutya ameze nkaho arimo kwikinisha amaze gukuramo ibintu byose n'ikariso akireba igitsina cyanjye arambwira uti oh my god Chantal tugwino ubanza umpobere uti unkoreye surprise utugwino ubanza umpobere mbere yo kugira ikindi kintu mvuga ndavuga rese nkoreye surprise boss araje arambwira uti wogoshe
uti wibwirije urogosha, uti mana we tunore ukuntu ari cyiza, uti ya myeyo yawe noneho yagaragaye neza yasohotse. Nyine niyo umuntu yogoshe hari ibintu byinshi bitagaragaraga neza noneho biba byagiye hanze biri kugaragara. Umva boss yarakirebye arambwira uti burya ufite n'igitsina cyiza byatari, uti ya myeyo yose ndi kuyireba neza, uti ngwino nkobera ahita nkurura. Ubwo wibuke yambaye ubusa, urupipi rwe ruri hanze, yahise ankurura ahita nkobera, tuba turahoberanye. Urumva turahoberana ariko ngo nta giceri na kimwe aramba, ariko mu mutima ndi kuvuga utashobora kuba ari buyamena mu kanya. Bose twarahoberanye turahoberana. Urumva ariko arambwira ngo mwana we ngo ufite igipipi cyiza, ngo barambase ngo nkozeho ibintu numve. Ndambwira bose wibuke ibintu twavuganye, ambwiye ko ari ukukwereka gusa nta yindi gahunda ufite. Arambwira uti n'ubundi nta yindi gahunda mfite, nta gahunda yo kukurongora mfite, humura. Bose yagize atyo ko twese duhoberanye, afata igitsina cye agikoza kuri ya myeyo yanjye, nyine atangira kugikubita ku myeyo, arakomeza kubitaho dore ko ari na kirekire kugerayo byari byoroshye. Aragifata asa nk'ugisize ibinara hagati yayo, bana arakunguta ngiye kumva ntumbaze uko byagenze, agiye kumanuka amazi araje. Nyine we yishyizemo bene mo hano gutya hagati y'imyeyo kuko twe duhagaze. Mbonye atangiye kwishyiramo ndamubwira uti boss wambwiye ko nta gahunda yo kuryamana nawe ihari, icyo ushaka ari ukureba amaribori yanjye ukanayakuraho, wenda nkaba nanagufasha nk'uko ejo byagenze. Uti nizere ko nta yindi gahunda. Boss we yarambwiye uti humura ngiye gukozaho gusa nta yindi gahunda, wumve ko ndi bukinjize. Uti reka reka. Twarahoberanye koko nk'uko ejo nabonye ari umwana mwiza ukora ibyo mwumvikanye. Boss arayifata araza yimpoza arakumyeyo ku bikuruzo dore ko nari miremire, arangije arayifata afite igitsina cye gishyiramo hari hagati yayo neza, hagati yayo nk'aho yaba agiye kuyinjizamo ariko atagiye kuyinjizamo. Amaze gushyira imikuruzo rero ntari hagati, mani yarayijunguje koko, yarayinyeganyije, icyo bita kuyinyeganyeza. Sinzi uko byageze, yagiye kumva numva ibintu birancanze, numva amashanyarazi aramfashe, amazi atangira kuza. Amazi akiza narikanze mba ndatarutse ngoye hariya. Boss uti mana we, uti shata, uti ngwino, uti nako buretse ugiye kubona umurongo abakozi mu mufuka vuba vuba niba yarasaze kubera ayo mazi yari abonye, abakuye ibikofi vuba. Ariko byahoze nakubeshye, ibyo byo kuvuga ntabwo nari mbizi nyine ko abagore bagira amazi, ariko byarantunguye kuba byaraje ako kanya umugabo atanandongoye. We yaragiye arayikungota gusa, utuzi tukizi umugabo yahise ayagara. Mushata uretse gato ubwise abona kugeza ubwo barambwira uti wowe ngwino nta yindi gahunda, uti ngwino no kwikorezaho gusa. Umugabo wakoze mu mufuka vuba n'igihunga, ubona yihuta agira ngo ikiri kumwirukansa. Abakuyemo ikofi, abafunguye ikofi, abatangiye kuzamura miza bitanu atarimo no kubara. Yazamuye 20,000 atereka ari 5 gusa. Noneho ntabwo rero nabonye ko ari 20,000, ngira ari inote nyine nyinshi takase amafaranga nange boss akuye. Mushata ngakire yose nayawe, ngari ko mbaruka utwo tuntu ndadukunda ngo turashyushye we ngo mbe gutuze dushyushye mugaruka. Ariko byari biryoshye. Nahise garuka turagera turahoberana, mbwira boss utari ko boss ndakwingenze ntushyire by'igitsina cyawe. Arambwira uti shata, uti ngiye jambo navuze ugende ihagararaho. Umugabo yagize atya arongera yisubiza hari hagati y'imyeyo mo hagati, yarayikirigisa arayikubita noneho kuko cyari cyanatose gitangira kuvuga. Ukundi neza kiririmba kigakoma amashyi gitangira kuvuga. Umugabo noneho arakubita, ntiyaba agikubita imikubuzo gusa batangira no gukubita hejuru nyine winjijemo gatoya, ariko itigeze yinjiramo imbere mu mwenge. Umugabo yayikuzungurije hariya arayikunguta, ubundi igitsina kiraririmba kivuza induru kirasakuza. Noneho numva biraryoshye, numva ahubwo noneho yazuse. Umugabo yarakubise amazi araza menshi, duhagaze muri salo menshi byahatari. Ako kanya mva nanjye sinzi uko byagenze, ndaryohewe ntangira kuvuza induru. Ndamubwira uti boss kubita cyane, nawe aragikubita. Uwo mwanya boss yahise anterura antebe ndikanga, ndavuga boss ko nteruye ngo shata wowe ndaje mubwire, mutinde mubwire. None ajyanye mu cyumba cye arangerura gutya arantwara, ariko itarimo nyine yabonye amazi aje ari menshi ahita anterura ntugwita ajyana mu cyumba. Duhita tugenda tugera mu cyumba cye, ahita anagakurira aryamisha arambwira ati umva mubwire shata, uri mukuru ntabwo uri umwana, ikindi ntabwo uri isugi, ugomba kumpa ibintu nanjye nkaguha amafaranga. Umva ahita afata ikofi ahita afungura n'agatiriwari kari kari aho mu cyumba. Ubwo njye mugenda naramusubiza naramubwira uti hoya boss ni nibi. Umugabo afunguye tiriwari akuyemo inoti
za 5 nyinshi, afashe yari mu ikofi yose yateretseho ibihumbi 100 birengaho, niba ari inote ya 2. we yaragendaga agafata amafaranga atanabaze. buriya abakire rero nimba ari ukorera n'umushyongwe mugabo yafashe ibihumbi 100 niba ari na 2 byose atazi nawe ngo nangahe atereka hariya. arambwira uti Janta, niba ugira ngo ndakubeshye mfata n'amafaranga. uti ni menshi, wowe mpakubintu n'ukuri kw'Imana ndapfuye. uti mpakubintu we mbega ibintu biryoshye. umugabo abanje hejuru. ndabwiye bose reka nkubwire. ubwo mu kumubwira yatumaga mvuga se reka nagiye kumusobanura akaba yayigejeje ku bintu gusa ajya gushyiramo nkigira inyama. ndambwira uti se bose iki kintu ko ari kinini ko ntabimenyereye ntikiri bumbabaze. arambwira uti humura nzi kurongora neza ntabwo nakubabaza. uti nuriya mugore wanjye wa Makevine ureba namushatse ari isugi, rero nabashije kumusukira ntiyababara, tuzi ugume hamwe. umva umugabo nagiye kumva no batangiye kwinjizamo. ndamwita se bose basi nta gakingirizo ufite. arambwira uti se ubu Janta, uretse kugorana no gukabya, ubu aya mafaranga muhaye ugiye ukaguramo ikinini cyo kudasama wabiki? nkongera nifite ubwoba mvuga sida mbwira ukibona umugabo nibyo ari gutekereza gusa, ariko kubera ayo mafaranga yarampaye kandi nanjye numvaga mfite umushyongwe naretse umugabo turabikora. umva twararyamanye, umugabo yankoreye ibintu, yankoresheje positeri zitabaho, yarampindukije arangaramisha arampagarikara inkomane yanjye, yarankunguse amashuka yose aratoha. ndavuga uti mabuja aguye hano yakica umuntu. twarabikoze urumva turabikora birandyohera ndanarangiza. ibyo kuvuga ngo afite igitsina kinini ntabwo byigeze kimbabaza, yabikoze neza byantari. ndarangiza n'umugabo ararangiza. umugabo arasara arambwira uti Janta, uti mbwira ikintu ushaka ariko ujye unywa nibura buri munsi. bose nambwira uti hoya ntabwo aribyo byanze, nyine ahanjye naje mu kazi basi mpaye amafaranga menshi reka bino bibe bihagije. ubwo yari ibihumbi 140. umva umugabo ubu byararangiye aho 140 ndagenda nagiye kubita kuri mobile money yanjye. umva bagize ibihumbi 150 na bingahe. urumva niba amafaranga mbonye ndavuga uti ibintu ntabwo bibaho, nta nubwo ngiye kubyumva. gusa icyo bintu nahise nkora neza, ndafata amashuka nyine ya mabuja ndayafura ndayanika ku buryo mabuja arataha ibintu byose byanarangiye twanayanuye, nanjye ntanamenye ibyabaye. ariko ikintu cyangoye umunsi ukurikiyeho bose twararyamye nanone nanone ibindi ibihumbi 100. umunsi ukurikiyeho nanone arongera arandongora. undi munsi ngo ni umunsi wa 4 yarandongoye ntiyampa amafaranga. umunsi wa 5 arandongora ampa amafaranga neza gutya miliyoni nenda kuyuzuza. ariko mbona umugabo arashaka kongera umugore we. avuga uti rero uyu mugabo ibintu byazamviramo ikindi kibazo, na kandi mabuja abimenye nabyo byaba ikindi kibazo. ikindi uyu mugabo turyamana sinzi ngo aba yahuye n'abandi. nagize ambwira bose uti ntabwo nakongera kuryamana nawe. bose arambwira uti Janta, uyu ni uwabinkora. ndamubwira uti bose oya njye naje mu kazi ntabwo ndi umugore wawe, ntabwo byakunda ko nongera kuryamana nawe. urumva noneho niba ari uko twari yaramaze iminsi andongora kumva ndamuryohereza. umva muri iyi minsi amaze iminsi abwira umugore we nabi, amutuka bahora bashwana. nahise mbona ko ashobora kuba agira ngo umugore we yahukanye, ahubwo namara kwahukana aba aricyo yasigarana nk'umugore we. kuko narebye ukuntu asigaye yitwara, asigaye bahora batongana buri munsi. umugore akamubwira uti nzigendera, umugabo akamubwira uti umva waratinze. none rero n'ukuntu umugabo asigaye ahora ansaba buri munsi. ndavuga uti ibintu bishobora kuba birimo ikibazo. niba bataranumvikanaga akaba ari bwo hasaze muri iyi minsi, ni uko namuryohereje wenda akaba agira ngo anyigirire umugore we. ubwo nahise mbwira bose ko ntazongera kumuha, bivuyemo burundu. umugabo ararakara byatari, arambwira utumva mubwire Janta, uti waje hano undirira unsaba akazi, uti rero niba utakemera kongera kumpa kandi ubona umaze kondarura, umaze kumenyereza ibindi bintu ntarimenyereye, uti basi genda kwiruka mugende nyine yuko udahari. umva arambwira uti kuko urimo gukoropa hano n'ayo marihori yawe nkayabona nci imbere gutyo, gusa nzi yuko tutanaryamana, nzi n'uburyo ufite, nzi n'amazi ufite, ntabwo njye rwose ntabasha kubyihanganira. ahubwo ikiruta wowe singa utwawe wigendere niba wumva ko tutazongera kuryamana. uti cyangwa se ureke nkomeze nkwihere amafaranga, uzave hano ufite amafaranga afatika ukomeze unyihere, n'ubundi ntacyo mba ngiye kumaraho, ntacyo mba ngiye gucaho, ni ukunyihera nkirongorera gusa. utese basi uvugishije ukuri, wabonye ntarakurongoye neza? umva pe byari byiza pe, byari biryoshye, ariko ndavuga si uko
ume muri uriya rugo umeze nk'umugore we, noneho umugore we uko mbibona ndabona bagiye gutandukana. ubwo rero niyo mpamvu naje kureba Korodina bagira inama nk'umuntu uzi ubwenge muri Kigoko, cyakoze ntakubeshye ubu none afite nk'ibihumbi 840 miliyoni yendaga kuzura, ku buryo uriya mugabo iyo turyamana nka rimwe cyangwa kabiri miliyoni yaba yuzuye. umva nta n'icyumweru rwose gishize kuko uriya mugabo rega ni umukire cyane, ni umukire cyane, kandi umva akibona mfite amaribori yahise asara, noneho tukiryamana akabona ndaryoshye, noneho yahise ava mu bye. noneho njye ngatekereza nkavuga bose nkomeze ndyamane nawe wenda mukuremo nka miliyoni nk'eshatu ubundi ngende mucike atabizi hose ave ku kazi asange nigendeye, cyangwa niturize mfate utwo maze gukorera ngende njye gushaka ahandi, njye gushaka akandi kazi. ngira inama nyine nawe usize muri logique ko njye natekereje numva mbaze igisubizo, ariko yo korakoze ureba kure cyane, basi wenda we wangira inama nzima. ariko shajya uzira bose azikorongoresha bya hatari byabwo gise